amenya umwe muri abo bacengezi barabo ndetse no muri icyo gice, arahaguruka amusaba imbabazi, amubwira ati watubabariye uri kuduhora iki? Undi ati nyorohereza akazi, wumvishije icyo nkeneye, abatutsi bari muri iyi shuri ni irihe? Avuga atoya, ati turi Abanyarwanda. Helena Benimana wigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye i Nyange nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 hamwe n'abandi bishwe n'abacengezi mu mwaka w'1997. Atari ko se wambabariye ko tunaziranye? Undi atoya, ati ntiwanyohereje akazi. Amuzamuye rero nibwo yamubwiye ati na n'ubu umwana aravuga atoya, ati turi Abanyarwanda. Nibwo rero yanamurashe kuko Helena yarasuwe mu ishuri. Bagiye nk'intwari kubwo kwanga kwitandukanya. Mu Rwanda no ku isi hose muri rusange turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ntihabura kuzirikanwa abana bigaga mu ishuri ry'Inyange mu mwaka wa 6 n'uwa 5 w'amashuri yisumbuye, ubu hazwi nko mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba, aho mu mwaka w'1997 bahitanywe n'igitero cy'abacengezi. Basabwaga kwitandukanya bakabihakana bashikamye, bahita bicwa bazize guharanira ubumwe. Tukaba tugiye kugaruka ku mateka yaranze igitero cyamaze iminota 30 cyo mu ijoro rya tariki 18 Werurwe mu mwaka w'1997, ubwo abanyeshuri bari hagati y'imyaka 18 na 22 b'Inyange bicwaga nuko batabawe, bakaba barasize icyitegererezo mu kurwanya ivangura no kwimakaza inkingi y'ubumwe. Turizera ko wamaze gukora subscribe kuko nicyo kintu cya mbere cyoroshye kugikora. Ntiwibagirwe no gukora like kugira igere ku bandi. Nk'uko ikinyamakuru Igihe cyasobanuye kuwa 5 Mutarama mu mwaka wa 2024, abacengezi bari ingabo za leta ya Habyarimana, FR ndetse n'interahamwe, bamwe bari barahungiye mu mashyamba ya Zaire ubu kabizwi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba barateraga mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba bw'u Rwanda muri Perefegitura ya Kibuye, Gisenyi, igice kimwe cya Gitarama na Kigali ngari. Bavaga muri Zaire bakivanga n'Abanyarwanda bafitanye isano nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bagendaga bambura bakanica abantu mu mugambi wo gukomeza gukora Jenoside yakorewe Abatutsi. Intambara y'abacengezi yabaye kuva mu mwaka w'1997 ishyirwaho akadomo neza mu mwaka w'2000. Hari hasanzwe humvikana abacengezi ariko bataragera mu kigo cy'amashuri. Ku wa 18 Werurwe mu mwaka wa 2020, intwari y'Imena Muhinyuza Florence yavuze ko ubwo yigaga mu mwaka wa 6 mu ishuri rya Nyange mu ijoro rya 18 Werurwe mu mwaka w'1997, abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye rya Nyange bari bari muri etude ya mbere, igihe cyo kujya muri refectoire kiragera baragenda. Mu nzira bajyayo bakabona abantu badasanzwe b'abasirikare, ariko bakibwira ko bari bari kubacungira umutekano kuko n'ubundi abasirikare bari basanzwe baza gucunga umutekano. Ntibyatinze, ahagana saa 2 z'ijoro baje kuva muri refectoire bajya muri etude ya kabiri. Ubwo nibwo abacengezi babiri babanje kwinjira mu ishuri ry'abanyeshuri bigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, umwe afite imbunda undi inkota. Uw'imbunda abwira abanyeshuri kwitandukanya bakurikije amoko, Abahutu kwabo, Abatutsi kwabo. Maze Mujawamariya Marie Chantal ati nta Muhutu nta Mututsi, twese turi Abanyarwanda. Ako kanya bahise bamurasa. Abanyeshuri bahise baryama mu ntebe no hasi yazo hamwe n'ubwoba bwinshi, abandi batangira kwiruka basohoka banyuze mu madirishya, harimo na Nyagasaza Joseph wakomerekeye. Bagiye kurasa umwe umwe bamaze gutera grenade 5. Muri iryo shuri bishe Mujawamahoro Marie Chantal, Mukambaraga Beatrice ndetse uwa gatatu warashwe mu mpyiko muri ayo masasu Bizimana Sylvestre yapfuye bageze i Kabgayi. Abacengezi bavuye mu mwaka wa 6 bahita binjira mu mwaka wa 5, abanyeshuri bahita baryama hasi kuko bari bumvise amasasu kuva kare. Intwari y'Imena Uwamahoro Priska ku wa 18 Werurwe mu mwaka wa 2020 yatangaje ko abacengezi ubwo binjiye bari kwitotomba, babwira abanyeshuri bati twigiriye muri Kongo mudusangayo, none turi kuzerera mu mashyamba namwe ngo muriga. Abacengezi bababwira kwitandukanya buri bwoko kwabwo maze baraceceka. Uwitwaga Mukarutwaza Seraphine yubuye amaso abareba, bahita bamubona, bavuga ko bari bamubonye ku isantre yo ku ishusho aherekeje abavandimwe be bari baje kumusura ku ishuri. Umucengezi ati Mututsikazi wa mbere ndamubonye, bahita bamwica.
intwari y'Imena Uwamahoro Priska ku wa 18 Werurwe mwaka wa 2020 yavuze ko Helene Benimana yabonyemo umucengezi azi amusaba imbabazi agira ati mwatubabariye koko muraduhora iki. Umucengezi amubwira kwitandukanya. Helene ati turi abanyarwanda. Umucengezi amukubita umugeri. Helene agwa hasi aramwinginga ati nawe nzi ko kugiye kunyica. Umucengezi ati ntiwanyohereje akazi, ahita amwica. Abacengezi babajije niba batakitandukanya barahakana bakajya babarasa. Umunyeshuri Ndemeye Valens mbere wari mu batwazaga amasasi Inkotanyi yabwiye abanyeshuri ati dore bagiye kutumara, dusohoke igihiriri wenda hari abazarokoka. Ubwo abanyeshuri basohotse icyarimwe, abacengezi bamwe bari bari hanze basunika grenade. Ndemeye Valens wari uri gusunika abwira abanyeshuri gusohoka, ibimufashe mu ba mbere aho yari ari mu muryango, ishwanyutse n'abandi barakomereka. Muri iryo shuri bishe Mukaratwaza Serafine, Benimana Helene na Ndemeye Valens, naho Niyongira Ferdinand yitabye Imana nyuma mu mwaka wa 2001 kubera ingaruka za grenade z'icyo gitero. Nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu, ingabo za RPA zaje kumenesha abacengezi bahita biruka zicamo umwe abandi barahunga. Theodette yari agihumeka, RPA iramujyana n'abandi bakomeretse bajyanwa kwa muganga. Abari bahunze bagiye kubashakira aho bari bahungiye nabo bajyanwa kwa muganga. Nyuma y'igitero RPA yagiye guhumuriza abasigaye. Ku wa 12 Nzeri mu mwaka wa 2001 nibwo abanyeshuri b'Inyange 47 abari bari ku ishuri muri iryo joro bo mu mwaka wa 6 n'uwa 5 bagizwe intwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'Imena bahuriyemo na Mutara wa 3 Rudahigwa, Uwiringiyimana Agatha, Rwagasana Michel na Niyitegeka Felicita zizirikanwa tariki ya 1 Gashyantare. Mu byiciro bitatu by'intwari z'u Rwanda, Imanzi, Imena n'Ingenzi, mu banyeshuri b'Inyange niho honyine harimo ababaye intwari bakiriho. Muri 47 b'Inyange abariho ni 39, ku ikubitiro 6 barishwe, umwe apfa muri Nyakanga mu mwaka wa 2001 azize ibikomere by'icyo gitero, undi umwe yaje gupfa azize indwara. Ubwo yaganiraga na Kigali Today, intwari y'Imena Vanwell Sindayiheba umugabo wa Priska Uwamahoro ku wa 6 Gashyantare mu mwaka wa 2020 yavuze ko ubutwari babukomoye kuri leta y'ubumwe yabatozaga ko abanyarwanda turi umwe. Babukomora kandi nuko bigishwaga indangagaciro zinyuranye mu ishuri, bagatozwa ubumwe, bagatozwa gushira hamwe kubera amateka u Rwanda rwari rumaze kunyuramo. Ikindi kandi byatewe n'imyemerere bari bafite ubwo kwigishwa isomo ry'iyobokamana cyane. Intwari y'Imena Vanwell Sindayiheba agira ati nshishikariza abantu guha agaciro no gushyira imbere by'abanyarwanda bahuriyeho bakabibyaza umusaruro kuruta ibyabatandukanya kuko byo byaba byinshi nta mumaro. Ngarambe François, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe, avuga ko abanyarwanda bafatira urugero ku bana b'Inyange bagasigasira ubumwe bw'abanyarwanda kuko kuba intwari ntibivukanwa biratozwa. Katwizere ko wakoze subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana. Wakoze kubana natwe.